can't wait to see lost. Yeah, attention, nta mikino ndi mu myigaragambyo barutse undi nayo yihishe muri black sox, attention ko nyuko yakubura shato. Attention, on my face, heavy crown on my head, tattoos on my neck, long chains on my chest, lanes everywhere, magazine news, yeah. AK-47 maze twinjirire the bank, nigga. Big pockets in my dress, amakaha chini kofe benel. Iwacu industry the top, yeah, ni war zone. Amazing how I got it, carbon your plot for. Sure hit ya soko, fuck the purpose. Living la vida loca, night pakatondo. Imuzika y'u Rwanda benshi bakozemo hit, abandi barasigara kubera swing nyinshi. Hamashene yahanaha kuba rapper biki, gari yabaye karande seti gisumi. Bakunzi ba Above TV, ndabasuje mwese. Uyu munsi tubafitiye umusore mwiza cyane, ni umuhanzi nkuko mubibona. Aratangira twibwira, ntago ngiye ndumuvugaho byinshi, aratwibwira. Ngiye mugiye kubana muri kino kiganiro ni Kamatari, tugoye kazi. Akoze. Nitwa Kevin, nkaba nkora hip hop mu njyana ya trap. Ni trap urebye mu buryo bwanjye, nyikora mu my own style, nayo name is TRAPISH. Nkaba mvuka i Kigali, i Nyamirambo aho bita ku Mumena. Nkaba naratangiye umuziki mu gihe kitarenze umwaka umushize. Uri umuraperi, buno tugiye gutangira turapera. Okay. The mask on my face, heavy crown on my head, tattoos on my neck, long chains on my chest, yeah. Blings everywhere, magazine news, yeah. AK-47 maze twinjirire bank, nigga. Big pockets in my dress, amakaha chini kofe benel, nigire trap. Ni nyumugote bwira snipers, niguzona games, one bullet mugahanga. Deseng zero, niyo code mbyirukamo, blue green yellow, nizo colors niyumvamo. Rob the bank until your bitch robs you too, ndakora fame. Coffee beats imituku. Iyo ndirimbo utuhaye hakapera yitwa ngo iki? Yitwa Rob the Bank, nayikoranye na White Monkey, ikorwa n'umuproducer bita Heavy Cake. None se Kevin, kuri wowe umuziki nyarwanda usobanuye iki? Njye umuziki nyarwanda, iyo umuziki nyarwanda nkanjye ku giti cyanjye, bitewe n'uko naje gusanga ari n'impano Imana yampaye. Actually abantu nibo babikumenyesha neza. Njye mvuga ko ni impano ikomeye cyane. Umuziki nyarwanda ni ikintu gifite agaciro cyane mu gihugu cyacu, nubwo sinavuga ko cyari cyagera iyo dushaka kugera, turacyari ku rugendo. Tuvenda ku muziki nyarwanda muri rusange, rap cyangwa hip hop mu Rwanda, ubona igeze ku ruhe rwego? Urwego rwo ni rwiza, urwego igezeho ntabwo ariho ko byatangiye bimeze. Uko biri kose aho bigeze ubu ngubu ni byiza cyane pe, kuko haje kubaho, sinavuga niba ari imyitwarire mibi ya bamwe mu batubanjirije, ariko nzi ko byakari gukosorwa buhoro. Ariko se iyo abaraperi wenda bamwe na bamwe cyangwa se abahanzi bamwe bakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo bibahe imbaraga, ibintu nk'ibyo, wowe bivugaho iki? Ngewe icyo mbivugaho nuko abaraperi babigenza gutyo, usanga n'ubundi ari babandi batatera imbere, usanga bahora kuri level imwe, nukuvuga ntabwo baramenya icyo bashaka, kubera ko deja waramaze kubona yuko abarangiye abi mu gihe cyashize bishwe no kuba ari ibyo biyobyabwenge nyine, kandi ari ikintu kizwi kiri obvious mu gihugu cyose. So iyo utagakosoye nyine, niba ufite icyo ushaka kugeraho bo batageze, menya nyine aho bo babyiciye akaba ari gukosora. Byiza cyane. Noneho twakomeza n'indirimbo. Indirimbo yitwa Kagacuku. Yakozwe n'umuproducer bita Nganje muri Green Fair. Ngo ni Kagacuku nkatebeje, banagize ngo nasaze, nyamara siko bimeze, nabyutse gitondo cya kare,
ngana kurwanya ubukene buti imikandara nakajije uzana imikino nk'ukebe megakasha kuyanakabize nagusamara samara byo naterwa yanjye yonze yasama ndakikaraga mpagasa nkahagayo nariye nkayabara arega gatuza nkasumba nkifunga nkakubamaga nkabyuka nacunda nkaruka kawunga natumbya akada ngo trap duhuze dukomeze Solomon niba mushinjaga inshoreke Green Fairy na imbonere mu mirongo niyandikiye inkomeze ese ryari nanjye ngongere aho TRAPISH nsabwa nyisorerwe akawinga rye nagakoreye old school mirofenga nyisomere zakomeza mpiga badona haso kila siku benenga ngo ko mu mpiga ngo bambone nambwe kwipingu siku bw'amasaro y'imiringa ahubwo n'urusobe rwazanye impindu kazavuzweho na trigger riti n'imvura izagwa amahindu. Yeah, bang isaso muri bank rap the bank iba yukuriwe hang out night muri bands je nk'inyenyeri irenze nk'umurike say hey kuwafungiwe kuri cya kirwa mvuyeyo nkubiswe fireman ntiyasubiswe kandi n'umuriro yaja uzimije. Yeah none se indirimbo ya mbere wahereyeho yitwa ngo iki? Okay, indirimbo ya mbere nahereyeho ni nayo yatangiye imbere yitwa Rap the Bank kuri ubu ngubu umaze kugira indirimbo zingahe? Zimaze kuba 6 izo ni ziri hanze hari n'izikira ama project zitarakorwa zakozwe ariko zitegereje kujya hanze. None se muri izo ndirimbo 6 zose ni audio cyangwa ufitemo na video? Harimo video imwe indirimbo yitwa Attention imaze igihe kingana n'ibyumweru 3 kuri YouTube yakozwe directingwe na Easy Cats ni imwe yitwa Tension izindi zo indiyo yarashutizwe rikitegereje kujya hanze. Ariko se ubona wenda amaradiyo mu Rwanda amateleviziyo ibinyamakuru runaka mbega byakagombye guteza imbere umuziki nyarwanda kuzamura abahanzi bakizamuka kugira ngo babashe kugera hejuru ubona babikora ko bikwiye? Actually kuri ubu ngubu njye navuga ko babikora ntago ari bose ariko kabisa barahari babikora kabisa neza especially abo ku ma TVs ngenda bashimira cyane barimo baradusapotinga abo ku maradiyo ho nago nkanjye level ndiho ngenzi ko ku maradiyo bitaratangira gucamo neza ariko bicamo no kuva ku ma TV zicaho ubwo n'ahandi tuba biri kugenda biza. Niki wababwira abantu bumva bamwe na bamwe ku maradiyo nk'ayo ngayo bumva ko bakina indirimbo z'abahanzi bateye imbere gusa abahanzi bakizamuka ntibabiteho cyane? Niki wababwira cyangwa se ni nk'iki wabasaba? Icyo nababwira cyo ni ukwemera yuko generation imwe izikaza ikavaho hakaza n'indi hari igihe itavaho burundu bitewe n'ibikorwa wakoze niba ari ibyi hareba ibikorwa ubundi by'ibihe byose kabisa ariko generation iraza hakaza indi nayo ihindura ibintu so bihangane rwose bidufashemo kuko barabona yuko bari bamaze imyaka myinshi cyane bumva pena n'ubu baracyumva kandi dukunda indirimbo zabo ariko bagerageje bazamure n'abakiza kuko bari basaza nta bandi bazamutse umuziki uzazimira. Dukeneye kubona abahanzi bakizamuka kandi nabo bafite impano, mufite impano, abantu bari kuzamuka bafite impano cyane. Twakomeza na rap. Hey bomba nigga cross that border hakomba when I got that dollar I'm so high I can't chill that sober Happos hard kwenye ring yita boxer conqueror mu batsinzi nzohaba no mara uko wabunzi nonaha trapsi kadunde trapsi choga tulia ni kudunde kwani sina woga Snapchat drop the pic naka genda fata grab your chick fuck time mico nkiya satan wagira ngondi gaga kuni mwoga samba bwacya tuga cocktail so kamoga kombe ni byose mix nta problem turakora phosphate papo ntisa move tumanure bombe ni high na sonde Wow. None se uyu munsi ubaye uri umuhanzi uteye imbere ku rwego rushimishije
n'ubu ngubu uteye imbere ariko ubaye uri kuri rwa rwego wamajije kwamamara hose, amaradiyo, amateleviziyo, ibinyamakuru, iki nicyo wakora abahanzi bakizamuka ngo nabo bagere ku rwego rwawe? Ikintu nabakorera, ikintu cya mbere burya, kuko ikintu cya mbere ni ugukora cyane, kwihiringa ubundi umuraperi agomba kumenya yuko yaba ari umuraperi yaba ari umuririmbyi agomba kumenya ko agomba kurya tabati tu kugira ngo bigere aho yakeneye ko bigera. Nabashishikariza gukora cyane no kwiga cyane, to learn too much kabisa ni ikintu cy'ingenzi, kubera ko ntago impano irakura hari igihe utangira ufite utuntu tw'utudefo iki ugakura kugenda ukora urushaho gukora experience yongera kuzaba perfect kurusha uko watangiye. Aryo tubwiye ko umaze igihe kingana iki ukora umuziki? Ni igihe actually umuziki nawutangiye mu mwaka ushize wa 2018. Okay, sinavuga ko ari bo nawutangiye, natangiye kurapa kera, ariko nibwo natangiye kuvuga ati indirimbo nyishyize hanze, ngise kuri YouTube. Actually natangiye na uploadingaga kuri platform yitwa Kigalicious Music. Ni platform y'abanyarwanda ariko baba muri Rwanda diaspora, baba mu Bwongereza. Ni streaming platform ujya ukagura ibihangano ukabibyumviraho online. So mbonye yuko ndi kuyobora abantu, hariya abantu benshi babatinyanga ibintu byabo n'ibyo kugurwa iki, njye ntunguka idea ndavuga uti rero ikintu nakora tureka mbanze njye YouTube nkore audience, nimara gukora audience nzayobore Kigalicious. Ni iyihe stage ya mbere wagiyeho? Stage ya mbere nagiyeho ni hano haruguru muri quartier aho bita muri H-Zone. Actually ndumva yari competition. Yari competition mu mwaka ushize, ntabwo nabashije gupasinga ariko byagenze gute kugira ngo utapasinga? Jewe iyo competition bayimenyesheje imasigaje amasaha 2 ngibi, bayimenyesha ndi muri studio Kicukiro aho bita muri Impano Music, ndi gukora indirimbo. Iyo ndirimbo ndibuka nyangera nijye wahageze ari nabwa nyuma nita njyaho nino nayisemera unyivuye kwitora muri studio kwirangiza. Bamamagaye ndi studio nari nyambariye sendos z'amasaha, nambaye ipantaro y'jeans, nambaye n'agapira nyine gasanzwe. Barabimbwira ubwo ngubwo ndavuga uti okay ninza nageze no mu masaha 5 z'ijoro, nafashe moto ariko naje ndi kuri sendos, zuko nageze hano ipfa mbitu wanyuma vuyeho. Ndavuga uti ngeze H-Zone nahise njya stage nambaye sendos, kwagera rero bana ndakubita barabikunda, abantu ukabisubona barashyushye pe, ariko harambwiye uti sasa we wabimefiye cyane usa stage wambaye sendos me. Ndababwira uti wana byanunguye, ariko nashakaga guperforminga ni ikintu cyakwereka ko nafite ubwo bushake. Harambwiye uti ariko ko no kumefiya iki n'iki, nyine agiye gutsinda bari bifunze bameze neza tu babaririmbye. Kuri ubu ngubu hari ibitaramo runaka uratangira gutumirwamo cyangwa uracyakora gusa turacyari kubaka izina? Ndacyari yubaka kuko ibitaramo mvuga, ibitaramo njyamo nabyo ntabwo nkiri kubijyamo, ariko hari ibigenda biri guteganywa imbere mu minsi mikeya. Ariko ibyo natangiye njyamo ni bimwe nyine by'ama high school, ikigo runaka bamaze kumva ibintu byawe babikunze bakamamagara, genda tukinjoyinga nyine performance ugasanga nizo kubitira abanyeshuri. Ariko navuga ko byaramfashije cyane kabisa, kuko biri kose audience igenda growing buhoro buhoro. Umuririmbyi, umuziki wawe hari ikintu ugira ukavuga ati kabisa kino kintu mu gihe maje nkora umuziki wanjye hari icyo maje kugeraho, nicyo maje kugeraho nkivanye umuziki wanjye? Ikintu maje kugeraho navuga cyo maze kugeraho ukuvuga uti majije kubikura private ndi kubijyana public, bimaze biri kuba public already, ko nabitangiye kubigira public biri kuba public, kandi byatangiye ari private ari indirimbo yanjye nkumvisha amanika yanjye aho Kigalicious ko hayobora umuntu uzajyayo ni wa muntu n'ubundi kuza kenshi akagishyiraho akayireka abagenzi buga akagenda babyumva. Ariko navuga ko ngubu kabisa unsigaye mbona n'abantu nazi za hehe abantu kugeza iyo bitangiye gucamo nyine gutyo uravuga uti kabisa hari ikintu gifatika kuba bimaze kuba public tu, na bamwe mu bahanzi bariho hari ababimenye ntabwo ari ikindi ikibazo ngiye kubaza ntumpakane cyangwa ngo gucishe ku ruhande nshaka ko unsubiza nyine ko mbyifuza.
uri umuhanzi ariko wenda mbere yuko naba umuhanzi cyangwa se nubwo uri umuhanzi hari umuntu ufana ninde? Okay, umuntu ufana mu Rwanda se hanze y'u Rwanda? Mu Rwanda. Mu Rwanda umuntu ufana ari right now ifuje no kubivuga tu ndabizi hari benshi bagira free Bushalli kabisa, free Bushido, free Islam, free our big drip. Bana, we miss the guys kabisa. Yeah, nkunda Bushalli. Bushalli kabisa ni umuhanzi ukizamuka ariko speed abikoranye biranyaspira, so that's why mukunda. Hari n'abandi nkunda ariko kuri ubu ngubu uhora bivugaho iki ko byaragenze kuriya bakamufata mu biyobyabwenge n'ibiki, ubivugaho iki nk'umuraperi? Ese wowe umuntu ubikoresha, ndumva hari nigeze kongera kubazaho, wowe ubivugaho iki nk'umuntu wafanaga, n'iki wavuga? Umuntu nafanaga, okay. Hari igihe ibintu burya rero biba ari long story cyane, ukabona iyo story ugiye kuyadisi abantu hano, ukabona hari igihe bitavamo bitewe n'icyo wowe ushaka kwerekana n'icyo ushaka kuvuga, ariko icyo navuga cyo nibizi kabisa, nibizi. Ugize amahirwe yo kugira umuhanzi mu bahanzi nyine bari hejuru, bageze ku rwego rwo hejuru mukorana, ni uwuhe muhanzi wakishimira gukorana nawe indirimbo? Kwishimira gukorana nawe indirimbo, okay, ntabwo ari abakera n'ubundi ni generation turimo. Umuhanzi nakwishimira gukorana indirimbo ni benshi ariko kuko ubu ngubu impano zirahari nyinshi cyane, ni benshi. Hari Kivumbi King, hari Betray, n'abantu nyine bamaze kuboostinga bitewe n'ibikorwa byiza bereka abantu. Ngabo nakwifuza kurana nabo, hari Bushalli, barahari ni benshi kuko ntabwo ari nkamwe bya kera bavuga ngo uyu nguyu ngo ni urenze ngo byose biki. Ubu ngubu ni abahanga kabisa, abantu benshi ni abahanga mu bantu bari kuza mu muziki. None ndumva twakomeza n'umuziki. Iyi ni sinema ya trap, nije Pablo muri bendo, marchandise ni kwambutsaho ndi na gengo, ndasara imwe puff life mbamo ni nka game boy, nshaka nkurgesha ndakamiritse mu bitendo, gaho ni duserebende kaguruti songa mbele, dukore muzane sente fake gangs fuck yo muri fake, umutuku ubururu gero zituguye amajoro, kibuno mpamaguru nkidirishya ndicamo nk'agasoro, holale lale ni ikinanganyisha nawe, cause love ni blague gusa plant impamo hale, musangu nsange shire hamwe nsige haje, ingukangukangwe tinya sinoroshye bambe, he bingo hapa usilete maringo, he jingo nkiyo heavy track isigwe wino, izini single album zazana sizino, uzana imikino nkukuzama masi iryinyo. You trying to brainwash me, banzu namenye icyo ndi, sinoroshye homie, nzi kubakane zombi, I'm mysterious, won't stereo, nizi verses zanjye ziraguhetide home. None dukomeje, nshaka ko uturirimbira indirimbo. Njye hari indirimbo ufite nakunze yitwa Tension, niyo nshaka ko yituririmbiraho. Yo, we do the narcos, igaramani sample, siyasa nk'iya Pablo Esquish nyita chapo, Black Digado, ndirupyisuka binyambo, ngewe nje nk'icyago kibasira n'abakapo, popos fuck off, imizigo mu gikapo, nyambutse ivako ngo na marchandise ni sato, kaguruki nkoko gahishe muri yako, attention konyoko yakubura shato, my flash all my plugs to hide the kilos in the ground, yes given die irya ubwato bwanjye ni tonight, TRAPISH sun mula zaza nkabyina, dope dimes coke lines, dimo nubakizina, vunguresa isubiremo nta papa, plan créé par Dieu, légalisé par la loi. Rastaman Kev, Ghetto Kingstonia papa, ndaigwaho butare ni hezi mbuto za manwa. I'm like a racist because I'm never rocking white, I'm never begging, I only go for what is mine. My rap is taking over now muri iyi town, boy you tryna fake it then I'll give you back what you deserve. Attention, mikino ndi mu mpikahation, barutso ndi nayo nyihishe muri black suit, so attention konyoko yakubu
yakubura shato. Attention 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 nta mikino ndi mu mpigarasiyo mbarutso ndi nayo nyihishe muri black suit. So attention ko nyoko yakubura shato. Narondo no drugs ahubwo njyewe y'ama drug the drug ibata babasaza bose tungana. God bless more life ntigita nshaka more cash. We know we don't waste no time kuba duhunga for love. The mega sana komi ishi ibitari rap ubindinde niga ndasa trap ninga trigger niga fata time nkaba fit so kush Jax pa wale pirangi nambira mungune nizo zizifas Kinyatra juju TRAPISH urihanzi yewe nje ngicunguye injyana ishaje yeah ninde wunduzi neza wabo rap nkanjye heavyweight through kururuzi rucangirange derutabangamirwa imasi simpa fit indake Babylon system CID zivuye France rugunga AP desuye umwana yigate ko byatuyobe yubu bwenge bwa rikalite have nk'ibyiwe nibivugwa pe ngo ni karandi huye na tatu yisumbuye nigga fall out now yeah TRAPISH music fall out now yeah watubwiye iyo njyana ngo yitwa trap yitwa TRAPISH okay ni hip hop ni rap ni TRAPISH actually ni trap rap nshobora gukubita beat ya trap nkayirapamo so ni hip hop iri TRAPISH cause na verse ziri trappy yeah yeah ni TRAPISH kabisa yeah TRAPISH hip hop TRAPISH music TRAPISH rap yeah Keve niki kikumotiva ku buryo nyine wumva ukandika imirongo iki motiva n'ubuzima bwanjye umunsi ku wundi hari kuba nakwandika ubuzima bwanjye hari n'igihe twandika ibintu bya fiction tu nshobora kwandika fiction nk'uko narango yakina filime barasana bagira biki bikarebwa mu Rwanda nyinshi dushobora kwandika boro za fiction kuvizina kaciramo aga short film harimo kurasana harimo ubuntu nk'ubwo nyine tu urebye na cinema nayo at least bakabona tu ko ari ibintu by'improving ku mpande zombi babonye attention barazi short film burimo bwa action byose none se inspiration uyikura nayo mu buzima busanzwe amagambo numvisha uririmba rero ndetse navuga ngo iki umuntu atarebye lyrics ntago ashobora guhita yamenya nyine kumva gutya audio mbwira uyakura he okay amagambo yakura just nyine nicyo creativity nyine tubishatse kugira guhimba ko wakwicara ugatekereza kuvuga uti ngiye kwandika iki kintu gutya na gutya igikurikiranya gutya imirongo na gutya kugira ibyo umuntu nacyumva kimuryohera yani creativity nyine tu nibwo niyo art nyine ni art kabisa ni art nk'umu artist ugomba ni inspiration hari ukuba nyihabwa n'abandi bantu bankuriye umuntu ukabona ibikorwa by'ikorana bigeje wariho yatangiriye bikakwinspira nabyo ukavuga uti se niba amaze kumenya ko iki kintu mbashijemo ukuntu why can't I keep on moving Umuhanzi ni izihe challenge uhura nazo okay challenge muhura nazo challenge icyambere bigiye uri umuntu nta bindi bintu bikwinjiza amafaranga no muziki utaratangira kwinjiza amafaranga na management ufite urumva ko kihiringo kubwako kabisa bana kagusiga ibyapa fo ko kihiringo kuwo wihiringa byonyine ubasha kugera stu ubasha gushutinga video nkuko ubyifuza nyine nkuko uvuga uti ndashaka gukora iki abantu bacyumva bagikunde kuvuga uti iyo challenge ni ya mbere challenge ya kabiri abantu bacantege kabisa ntabwo bajya babura nyine ugasanga cyane amukomye ariko tu kuko ari umupingayi abapingayi bariho birazwi yisanze kabisa bana kabipinga gasubiza ingene babira bitavanye kandi uba ari kumwe kumbitisha ibintu ni fresh kabisa ahubwo no guhana abagenzi bacu ugasanga ibana nta mutima afite wo gusupportinga aho kukumva yajya kumva Miley Cyrus cyangwa se Nicki Minaj kandi nyamara ari ibyacu twese abantu twateye blessed ya Knowless shaka turayibatuye kabisa ndetse na mambata ya Riderman kuko babara mambata kabisa none turakomeje n'akandi karirimbo kamwe cyatubiri imbere ko dusoza kandi karirimbo ngiye kuririmbira indirimbo
yitwa igisasu, niyo latest igisasu sasa. iki cyitwa igisasu actually ishatse kuvuga uti uko nari nzigamye nk'igisasu muri arsenal ya Kim Jong Un, kuvuga uti nari ntaraza ariko ubu naje nyine tukumwe igisasu kiba kizigamwe, noneho iyo kirekuye uburyo kiboostinga na speed nyinshi cyane, kandi ahantu kiba kizigamwe haba ebana harinzwe cyane ku buryo utabasha no kumenya ati harimo igisasu runaka, ariko kabisa ubu ngubu iyo nkaho kirimo kiraraswa kiri kulansa kabisa. Iravuga uti nk'umuracist fuck Ronaldo, nk'umujeshi trap commando, by'amapenzi ndagukuzaho TRAPISH niyo mfite kuri corazon, Paul Pogba kuri Blakala, Ide Drogba kubatsinda sana nka Khadija Kopa, Queen muri Tara niko ngiye mbikora baho kuri basha fuck rap hagati nkataho sometime stana nabasha kuba uwo mushaka nzaka babikunda babyanga kandi ninkafata zakajuga nzakanda. Okay, yari industry nje mugenda gake shato stage bagezeho bankubita zano ntibamenye ko rap dufitanye isano, fuck yo sinza tuza mutarimi ni twebwe ni mwebwe na target ni sente ni slenge ni lenge mbikore bikurenge ndurwembe serenge mfite speed nk'indege ndi nk'inyende ku gisenge nuzu nyatake nk'ucenge. Kivi, are you single? Of course. I'm single kabisa. I'm single kubera ko Searching or not searching? I think it's not yet time. Maybe I'll search in the future. For sure. Okay, nta kibazo ubwo nyine muramubyumva mwe mukunda Kevin nyine ari bunsigiye nimero nzayiba. Yes, Kevin nuhe muntu ukunda cyane ntabwo mvuga mu bahanzi cyangwa mu bantu bari hano hanze baba star muri rusange. Iyo umuntu nkunda ni umuntu wanjye, numva hafi inzira zose ngiyemo kabisa, haba mu byago haba mu byiza, niwe muntu utajya untererana kabisa. Ariko nyine uraba gutererana baba barigeze kubaho ubu ngubu kugira umenye ko batajya gutererana atagira iki ngo waba hakubabaje baba bahari. So mama wanjye ndamukunda cyane, nkunda mukuru wanjye bita Caleb, akunda I love my family. Aka kanya ubaye invisible tibyo ukaba utagaragara gutya mu maso yabo, ntago mvuze ngo urabuze cyangwa se hari icyo mwifurije, ni iki? Just imagine nyine you are invisible, ni iki wamukorera nyine ku buryo cyamubera surprise? Icyo namukorera cyamubera surprise, mama wanjye ibyo namukorera akari byinshi mana, imishinga mufite ntabwo igira uko ingana, ariko ubutanzaza mwarateguye ni byinshi. Cyambere cyo no kumusabira ijuru, ndamusabira ijuru ku Mana kabisa. Kurukunda yanyeretse ntabwo muri rusanzwe nyine tubona ahantu hose. Mama Kevin rwose aho uri wumve ko Kevin agushimiye kandi Imana iguha umugisha ukora inshingano zawe nk'umubyeyi. Yes, noneho dusoza tugira ngo dushyire akaririmbo kamwe kudusoza. Okay. Yitwa ndiyo kwitira. Okay, ingi yitwa like hunga. Okay. Cyo hunga umwanda runda cunda hunga hubuka ntarana tumuzunga ibyo wahoze urya mbere yuko nza nkubwa sutwa kunga hari wungi kubye imbere mu ndaye ni rap shit icyatsi zana hafi ugana inkambi zindi style jya nambali ubuzanje zindambi zirarya ingangi zinshakisha ngo zindangize iyi ni TRAPISH fuck this all niggas please ufatiye iminsi nk'iya nyuma mu muziki. The real thing is that I got the new G's but as a trap shit murye nani niyo speed nibagize nko biswi ni swing
zibatereza imiswi dore n'ibinini byinshi bibatera ubumwe na bikini z'amakushi mu mano z'ururimi ehunga ni trapishije hunga ubwo nimba hunga verse ndasa zimve mu nda uhunga iyi style n'umuvumba urya gupfa kwanyu nige wabiteye inkunga uhunga miranzi nige mwumva uhunga ni trapishije hunga cyo hunga mada ndarapu gatapa ngunda munga ndarasanka masamba nkakanga bumva nkuranyakabanda nayitambaga mu njuga za kumyuka ntaryama amajoro ntaruhuka ndahimba nkaririmba ndisha y'inkazi ndabyina trap nkiragiza future kings ndahiga bwa bukimba butagwira G natsinda nkashimira Imana pour la vie that's it. Yes, thank you. Noneho turagira ngo ubwire abantu aho bakora ibihangano byawe, social networks ukoresha kugira bajye babasha kugukurikirana umunsi ku munsi, tubwire na YouTube channel yawe byose. YouTube channel ni Ish Kevin, Ish ISH na Kevin bisanzwe KEVIN. Hanyuma Instagram ni Ish Kevin karongo ko hasi official 1 official rimwe tumvirizo z'ingenzi zikeneye bashaka kubisanga YouTube, ibindi bihangano bashaka kubisanga Kigalicious Music Kigalicious Music. Rero turagushimiye mbere yuko ariko tukurekura n'iki wabwira abakunzi bawe, abafana bawe n'abantu bakumenya ubu ngubu nyine bari kubona kuri Nabave, n'icyo babwira n'icyo babasaba? Ikintu nababwira cyangwa se ikintu nabasaba ni ugukomeza kumushyigikira ababirimo deja Imana ibamugisha kuko murahari burya urabikunda ariko bikanambira mu gutera imbere, so ndabibashimira rwose. Imana ibamere umugisha, abari bikurikire kuri Nabove batari batanzwe babizi nabo bihangana ibasurizo navuga bihangana ariko baranshima nyuma tu kuko ntabwo bari buregrete basure izo social media basure YouTube channel barebe ibikorwa nzi ko biri baryoha kabisa. Ikintu nababwira keep supporting rwose, keep supporting ibyo mwakoze biri kuvamo ko babikomeza komereza. Rero turabashimiye nawe Kevin, turagushimiye. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kwagure, impano zawe zaguke mu Rwanda, muri East Africa, ku isi yose. Yes, rero ndabashimiye mwese mwe mudukurikiye. Kevin mwumvisha aho mushobora gukora ibihangano byiwe, mugende musure YouTube channel yiwe murebe indirimbo ze, ni indirimbo nziza cyane. Kandi namwe mwamutwurikiye mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu, mukagiye muduha commentaire kugira ngo turebe ibyo mukunda cyangwa se n'ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye. Nge mwe muri kumwe ni Kamatari. Imana ibahe umugisha. Bye bye.